turabasuhuje cyane twongeye kubaha ikaze aho mudukurikiye muherereye. Tugarutse rero ikitaganya muri aya masaha, tugaru turi ku isaha y'isa 5 ziri gushyira saa 6, turi ku munsi wo kwa kabiri, turi ku itariki 24 z'ukwezi rero kwa kabiri umwaka wa 2026. Aka kanya rero tugarutse ikitaraganya kugira ngo izo amakuru rero akaba agiye kugenda agaruka rwose hano n'ubundi muri uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru atari meza, ni inkuru itari nziza habe n'akana gato tuzanye muri aya masaha. Tukaba rero tugiye kugenda tubigarukaho, tureba uko ibintu byifashe. Ubu tuvugana rero platform z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye already nyinshi zatangiye kugenda zigaragaza ko Colonel Wiringoma Mr Kwikiri nkuko twagiye tubona bamwita, bigendanye n'ibitendo yagiye akora. Ubu rero tuvugana uyu mugabo amakuru arimo kugenda agaragaza ko yamaze kuva mu mwuka w'abazima cyangwa se yatabarutse nk'intwari. Biteye bite rero sasa? Nyaboneka reka tubive imuzini muzingo, ariko icyo ngusabye we gusa nukuntiza umwanya nkakubwira uko ibintu byifashe. Bijya gutangira ubundi byatangiye hagana ku isaha y'isa 10 nibwo kunava ngo Lawrence Kanyuka yaramaze gusohora itangazo. Iri tangazo rero rikaba ryavugaga ko wenda naryo turaza kugenda turigaruka kugira ngo twinjiremo neza, tubyinjiremo neza. Ibyasohowe na Lawrence Kanyuka byagaragazaga ko regime de Kinshasa cyangwa se mu by'ukuri coalition ngo yarashe hano muri hano mu bice bigiye bitandukanye, ariko ngo uku kurasa bakaba barashe ku isaha y'isa 8:43, aho ngo izi drone zarashe avegerema muri za Rubaya, ndetse ngo hakaza gupfa abasivile b'inzira karengane. Ibi ni byasohowe cyangwa se ni byanditswe na Lawrence Kanyuka, bimaze amasaha agera kuri 7 ubu tuvugana muri aya masaha atangaje iyi nkuru. Hanyuma muri iyi nkuru yacu ngira ngo niba wakurikiye ikiganiro cyabanjirije nyine ikingiki cyangwa se twahise twaprodinga mu masaha mu gitondo, narendi kumwe na mutangazaji, narendi kumwe n'ubundi na Nelson ukunda ku rwose bumenyere kuzi kazina ka machine gun, nawe ari hano agiye no kuza tubyinjiranemo. Nahise tugeze nko ku munota wa 30, ku munota wa 30 turi mu kiganiro, nahise mbabwira ko mbafite amakuru adasanzwe. Icyo gihe twe turimo kugenda tuvugana na Vincent ari kuduha update z'uko bimeze no muri Sud Kivu naye hose. Mpita mbabwira nti harandi makuru ariko yibanga ngiye kubagezaho, ariko nyine navanti nayibanga ubwo ibyibanga nabasaga ndi kugira nte nashaka gusa no ndimo kugenda mbitaruka, kuko ntabwo rero nakabonye ikintu cyitwa proof. Nyisubiyemo none sasa iyi message mu buryo bweruye, ni message yavuga ngo amakuru aramutse arakaba yavuga ko ngo indege zitagera abapilote cyangwa se drone ngo yarashe mu basoda ba M23. Uyu n'umuturage uri hara muri bira bice, kuko hano muri za Masisi bice byinshi mfite imboni hano muri donc amakuru nyabonera kugiye. Hanyuma ngiye ko ngo drone ngo yarashe muri defense mu basoda ba M23 ahantu bita muri za Rubaya. Arambwira ati ni muri fame ya General Innocent Gahizi, aho bita ngo ni igishusha ubwo ni igishusha, aho hantu ngo niko bahita igishusha. Niko nawe aya makuru mu by'ukuri yarayanzaniye ameze. Ndangije ndareba ndavuga nti nkompara n'itangazo Kanyuka yanditse mu gitondo, avuga yuko barashe avegerema mu baturage. Ndavuga nti burubwo ni ibyo ngibyo biraho, nta basoda bari mu fame ni ahantu borora, ni mu bikuyu. Abasoda bari mu bikuyu ngo bigende bite? Aho ngo nshyiramo question mark, ariko nimbone yanyu navuga nti uko byaba kose aho hantu baharashe bimeze neza, nta kibazo. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye,
tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Abantu barimo kumbaza ngo ese ufite gihamya? Ndimo ndagenda basobanura my friend, mureke mbaha makuru kuko ntabwo ahangaha ndimo ndababwira ahangaha ngo mu fame witwa ngo General Innocent wa MV3 ntabwo ngire nazi nubwo dana hakandagira. Nta makuru nyine mba nagiye mbona aha yitwa ngo ni igishusha, ntago mpazi kibice nzi byinshi cyane ndushobora kumbaza ni nk'Igoma wenda na za Sake za Gasengese na za Kibumba. Bira bice byo nshobora no kugenda rwose nkumye nkavuga nkubungeza. So ubwo rero navuze nti aya ni amakuru y'ibanga tituraza kugenda tuyagarukaho. Hanyuma rero hari amakuru nonaha asohotse nonaha amakuru yandi ahisa tugeraho. Ubwo icyo gihe nari ndimo ndagenda nkora iperereza. Amakuru aravuga ko uyu mugabo donc okay, murabyibuka ko twagiye tunabigarukaho tukavuga ko General Sultan Makenga yagiye hano muri za Rubaya, ariko tukavuga ko yaragiye guhumuriza abaturage. Ari naho Nelson yashatse kuvuga ngo se buriya ntabwo yaba ariwe bashatse kurasaho. Kavuga nti General ntabwo ashobora kuko namaze kumenya amakuru baje izo drone zarashe mu mazu, amakuru yo kwizerwa zarashe mu mazu ari mwiyi fame ya Colonel Innocent Gahizi, nimwo ayo mazu niyo izo drone zarashemo. Ubwo rero Nelson ndabona Nelson nawe ahubwo arimo araza. Nelson ikaze rwose. Hanyuma nta kundi. Hanyuma ubwo Nelson twavuga burya kirajya wavuta se buriya tovu Mike kubwiye wambaze guti se buriya General Makenga ntabwo bari bahubwo bari bagiye kurasa. Nta nubwo binabikubwiye out of Mike gusa. Nakubwiye ngo Makenga none si we yabigiye guhiga haraha. Ndagije ndavuga nti ntabwo Makenga ari umuntu wo kujya kurara muri izo fame muri ayo mazu. Hari Makenga ariyo aho kugira ngo Makenga arare muri ziriya fame uretse nta wari urimo. Aho kugira ngo Makenga arare muri ziriya mu fame muri nzu hari yarutwa akajya mu ndake kuko hari abakirimo za communication, ahubwo akajya mu ndake akaba ari mwarara. Makenga ikintu cyo nabonye Imana iramurokoye. Umva buretse reka turacyari muri operation. Urumva none rero muri aya masaha inkuru igiye hanze. Yego, mbonye mugenzi wacu wa munyamakuru mugenzi wacu twanarakoranye hano, abantu benshi baramuzi, ndi Tired. Yego, Kedi niwe twahoze tubivugana ari kumbwira ukuntu uyu mugabo mbonye na Bwiza nawe arabyanditse. Ubwo ndavuga Mikika Iranga, ariko nibo bambere batangaje amakuru ko uyu mugabo yarashwe. Nje nari nkirimo ndagenda nkurura amakuru yanjye kuko iyi nkuru bayiduhaye kare. Oya njewe rega twabitanga ntabwo nenda breaking ibintu ntarabona gihamya. Ariko noneho ubwo uko bimeze pise mbaza none hakakanya pise mbaza inti ese koko kugira ngo abantu babyemere uhamagaye uriya muntu. Pise mbaza ngiye muri MV3 nta nubwo biri nibanga mpamagaye. Oya wari mwihorere. Oya ntabwo ndavuga izina rye, ariko ngiye mpamagaye umwe basirikare afite ipeti rikomeye. Yego, uburyo umuntu ufite ipeti rya colonel aba ari umusirikare ukomeye cyane muri AFC MV3. Yego, ndamuhamagaye ku giti cyane njewe official nonaha Vice Nelson. Yego, ngira ngo murabyumva. Yego, amakuru aduhaye
atandukanye n'ibiri kuvugwa. Yumvaga urumva gatuna bivuye ibyo makuru yaduhaye twikomeze na operation zacu. We avuze ko oya tubivuge abantu babyumve, njambwiye yuko Colonel Wingoma wabyemeye none se ndinde ko kubihakana. Noneho nsimukiye hirya ndongera nsubira kwa nubundi kuhona kuri suruse nari nkwe hayo makuru. Ariko se ati none ubundi twabihisha, ubundi kumushingura bazamushingura baterere ku gasozi ubundi ntibizagaragara. Nibyo nyine nibyo bavuga. Yego ndavuga nuko byaba kose Colonel Wingoma ntabwo ari umuntu wo gushingurwa, ntabwo ari umuntu wo gushingurwa kose bizaba uko byaba kose, niba koko byagenze uko ngo kazanashingurwa mu cyubahiro. Ndavuga nti noneho reka nanjye nze mbitangaza, ariko ngaruka ku ruhande rumwe ibyo ayo nkuye muri AFC M23 njewe nikuriye ku musirikare wa M23 ndetse ufite ipeti ryo hejuru, kuko arambwiye ati twahoze n'ubu ngubu turimo kuvugana. Ariko ukuntu yakubwiye numvaga none se ko numvaga nta gahinda afite, wowe wumvishe najwi yarimo agahinda. Ariko n'umusirikare bro, uriya n'umusirikare nawe yapfa no mu kanya yapfa. Oya nta atireka nzaho bwarahamagaye manze nje kuko abantu karakana kubyenje niko ntanemeye buriya karakana atacumeka naramamaga kanya bose mbariye kuba bivuze gutyo. Ariko nyine nicyo nemeye ikintu cyo gihari, uriya n'umusirikare cyo ni cyambere. Kabiri iyi si nkuru kugira ngo uri muri si wese n'umugenzi. Oya rega none se babihisha ntazashingurwa. Reba nta n'amasire ashira urumva. Reka ashobora no kurasa reka rero bakamutwara kwa muganga. Urumva birashoboka ko ashaka bakamutwara kwa muganga bakavuga ati wenda abakiri ikizere cy'uko ari cyo abaganga bakora ntibahite batangaza icyo kintu. None se nuzo ntiyari yashwe ati we yarashwe cyagi. Dore proof rero nje mbona igiye gutuma numva ko bishoboka cyane wenda no kuba yarashwe. Wenda ko ashobora kuba atanakomeretse, ariko ntago nje ndimo ndabyemeza. Kubera iki? Urabyibuka guverineri araswa hariya muri za Kicanga, arasanwa na Erasto na Imini Castro. Yego icyo gihe ariko twabonye babitangaza, twabonye Kanyuka yandika message ko ntuza twabonye abitangaza avuga ko habayeho kurasa drone yarashe muri Kicanga. Yego ndetse uwitwa Castro yitaba Imana aratabaruka. Yego wenda ibya guverineri byo ntabwo yigeze atubwira ngo yakomeretse cyangwa byagenze gute, ariko yatangaje ko babuze iki, babuze umuntu. Yego none ahangaha mu byo twabonye Colonel Wingoma Kanyuka yatangaje yavuze ko ari innocent, ni abaturage b'inzira karengane barashwe. Iki kintu tukigendanemo neza. Nje noneho nkavuga nti se ku ruhande rwanje reka mbabwize ukuri, abantu mudukurikiye ndabona ni bangaho ubundi bari kuri live ndi kubona muri 670. Ku ruhande rwanje birashoboka wenda ko nabangaba breakings inkuru barimo kutwumva. Ntabwo naba braminga ngiye mpura mbabwira buri gihe ko umuntu ashobora kubeshwa, umuntu ashobora kuza akaguha amakuru nawe yibeshe, nawe ugatangaza amakuru wibeshe abantu. Reka ikizima reka turebe AFC M23 barabivugaho iki, kuko nje maze kubaza umusirikare, urumva n'umusirikare wo ku peti ryo hejuru angaje, ndetse ko Wingoma kira ari hano mu mujyi wa Goma ari kutambuka ati se iriya muri za Rubaya Wingoma yagiye gukora yiki. Ibyo bintu ngiye simbyemera nawe. Hese vise ubundi umuntu ufite ipeti nkarera rya Colonel no kujya ku mirongo y'urugamba kuri. Ntabwo nshobora kuza kubwira abantu breaking ikintu ubwo ngiye nagihagararaho, ubwo nabona namaze kumubona namaze kumubona aza nkabwira ati okay nemera kuvugwa igenda umunyamakuru nemera kuvuga ibiravugwa. Igihe hari cyo Imana yonyine niyo yahaba, ariko Wingoma mu bantu basi ubuweho njewe rondi negative ya ahantu nakuye amakuru arize. Njewe icyo nzi cyo nuko Makenga yari yagiyeyo. Makenga nzi wagiyeyo kuko bavuze ko ngo yagiye guhumuriza abaturage, ariko nanone kandi yagiye guhumuriza abaturage ubwo bivuze ngo yagiye ejo ntago bari bakaharashe. Abantu rero Eugene bataza kunyumva ndi kuvuga gutyo bagiye ngeri kwivuga nishimye. Reka rero nabivuga neza, batajya ngo ndi kwivuga nishimye nuko uri muntu guha muvuganye nyine ngiye nanababayemo tu. Oya nanje muhamagaye mbabaye kandi yanabayemo kubera ukuntu hari ukuntu nyine batanga amakuru nyine nk'abasirikare nyine afite confidence n'iki ashaka kugaragaza ko ikintu kitabaye, ariko ngiyewe mfite amakuru ngiye n'umutwe wa nandi ntabwo tuza kurangiza nyine live uzaza kwihangana. So rero ikintu gihari cyo muri Rubaya haba operation y'ibigoba, nanatekereza ko ngiye ari ahantu ashaka ko arimo abagambanyi, ntabwo nakubeshya. Oya ahantu hose harabagambanyi hana ubushinze class turajya hari amakuru avuga ko hari habemo ubugambanyi bagaragaza ahantu hari batanga location.
drone iraza nundi byabera ari amasisi babarasi hari amasisi muri Gicanga muri Gicanga Castro avamo arapfa abandi harimo n'ababahati bararokoka batebonye ukuntu yari yabaye urumva bahati baramuvuye nawe yari yarashwe harakira Imana iramutabara ibyo byarabaye ahubwo birashoboka ko niriya operation yabaye hariya hari muri kiriya gikunywe n'igikuyu yarabarashe mu famu ya famu niriya nzu iriya muntu basibye kuriya ariho baragwa bayigize ubuyungiro ariho ahubwo barabayobozi bashobora kuba bari bikinze hari none se ariko sereka nkubaze ikintu cyonyine kiruza ku nkonfirima ko Wiringoma hari nta kintu yabaye nuko ndi umubone naho ubundi bitewe n'amakuru mfite nje nkura ku isoko umuntu utajya umbeshye Wiringoma ari manu bagende hari aha bo nanjye nitsimyifuza nanjye nkurikije ku mutima ndanababaye bo umuntu utangaje amakuru pe ni umuntu twabanye twanakoranye igihe kirekire nzi neza ko ntabwo ajya rwose kubreakinga hari ibintu ashobora kubreakinga nkavuga nti breaking news ibi ngibi bazanye ntabwo ari byo ariko noneho hari n'ibyo ashaka kubreaka abandi ibi ngibi byo ntiyanakwiteranya nabyo ariko uzikuza kuvuga umusirikare nk'uyu nguyu ngo arapfuye uzikuza kuvuga ngo uzi kujya kuvuga ukumva ngo Colonel Wiringoma arapfuye ukabyandika kuri titire ukabreakinga nyine biteye ubwoba ariko nta mahitamo mufite none tubigenze gute Mr Kwikiri ukeka se ko atarabagiye bagenda tukihangana kansubire ko kanze mbo njewe ikintu nsabye umpaye amakuru ambwira ko Wiringoma akiriho ndamubwiye nti mbabarira noneho ugerageza umumpe muvugisha bo igifaransa cyanje ni gice igiswahili cyo ndanyadonye ariko nabonye ikinyarwanda sigagerageza akakivuga wenda akavuga gake ariko reka ahubwo amfashe rebe ko yamubonye amumpe noneho tuvugane na Wiringoma niba ko kariho si byose turi mu kiganiro tuduha abantu kuri wenda urumva turi mu kiganiro duha abantu kuri tuwe version nzima none se ko mbona n'iby'umurenge nabyo bije ka imurenge bigenze bite wenda igihe tukiri gushakisha ukuntu bavuduha amakuru yuko aba bagabo leta ya Kinshasa yateguye operation zigera kurenye ahantu uretse tubanze twumva iby'umurenge buretse igikunda kirimo abazimbabwe iyo sharing y'abazimbabwe umuntu barwanye n'abazimbabwe za Equateur n'ahandi muri Congo murabizi ko ubuhamya tugira bw'abantu barwanye Equateur umuzimbabwe umushije iyo ushatse gutwiga igifaru cyangwa sharing yabo ukabahusha bazakora sajya ahantu bagashira akabomoka murabizi mwarabikurikiye ibyo ubuhamya bwa majoro rugaza aho yavuze ntago biri mu by'umurenge ibintu by'umurenge turaza kubigarukaho nabyo bo twe tukivuga ndimo ndashakisha kugira ngo ndebe koko nakureba ukuntu Wiringoma koko kuko umpaye amakuru ambwira ko rwose nta kibazo afite ndamubwiye nti njyewe ndashaka kugira ngo umpe nimero ye muvugishe ntagohega aha dore wa mutaramu wanje we ngo n'amakenga ngashobora kuba yakomeretse singibi se dore ni wa mutaramu wanje uje ukunda gukora inkuru ariko we ibintu byose abonye n'amakenga ashobora kuba yakomeretse urumva yarahari urumva ibintu ubyiteho yarahari makenga ikigaragara cyo nababwiye buriya rero nibyo ndimo ndavuga Vincent ibi bintu Amerika ngira ngo Amerika ntiyamaze kubyinjiramo y'Amerika yamaze kubyinjiramo abantu bari kiganiro cyane ejo nakubwiye twakoze nibyo nabo gitondo bari kiganiro nakubwiye navuga ati makenga uri kujya arana ariko asugwa drone ni ibiki arimo hari aha cyo nabikubwiye njyewe ngo ntiyajyayo urabona ntiyajyayo gute atajya yose njyewe ko narubaye igifatwa njyewe icyo okay sawa icyo nagira ngo numve kwenda kuko ntunabikati maze iminsi ndira abantu hari abantu mana yanjye nsigaye mfite ikintu cyabaciye intege ndavuga ntibashaka kumva amarenga uburyo cy'ikintu bintu mba ndimo ndabibabwira maze iminsi buri munsi ndabivuga ndavuga ariko izi mbaraga rero bazikuye he zitumye bafata ibice byegereye hano za Rubaye kandi bikaba nyuma yuko Trump avuze ngo ikibaya cya Trump akanyamara ibi bintu Amerika ifite mu makabo binibiba mikondo yahita nyirambika Amerika ibi bintu ishobora kubifite makabo ibi kuba ahantu ngewe nkubwiza ukuri ibintu bya haramutse agize ikibazo mikondo yahita nyirambika so kubeshya kubera ko impamvu man ibintu bijya bimbabaza cyane tubangewe nubundi barabizi nubundi ngewe abantu bose barabizi
barabiza nanye nari dekare n'undi ntandi bahitamo cyane barazi ko byagenda barakuzi kubera ibyo byinshi bazi. Rero Makenga man ni umugenerali tutagiye mu bintu byinshi arakunzwe ndetse n'isi yose iramuzi. Uyu ngo barazi ko yarwanira ukuri. Abantu barimo kumbaza ngo ningerageze ndebe uwo mbaza. Nukuri kw'Imana yo mu ijuru bantu mudukurikiye. Njewe ndimo ndababwira sinzi wenda wowe uje nona. Njewe maze kubazo umusirikare pe nta nubwo ndabigira ibanga maze kwivugana n'umwe mu basirikare ba M23 ndetse atari umusirikare wo hasi umuntu ufite ipeti rya colonel furu nta nubwo ari ndiriye tena. Umuntu kandi abangabo urabizi ibintu byose communication n'iki byose ababifite. Nukuri kw'Imana rigoma arambye ati Wiringoma nta yigeze ajya ari hano mu mujyi wa Goma ndetse tumaze no kuvugana. Ayo niyo makuru ndi gukura hehe ndi gukura mu gisirikare cya M23. Ariko ikindi kintu nababwiye ko njewe tukimara gutangaza ari amakuru mu gitondo ko tukimara kugaruka kuri ratangazo ibi bintu nabikubwiye bro. Buretse wenda twongere dusa n'abatangira dusubire inyuma gake mu gitondo. Reka nze dusubire mu nyuma. Abantu badukurikira kwarikiye muri comment. Oya reka dusubire inyuma gake bumve babanze bumve. Reka manze mbumvishe iyi audio izi audio nazo ziragira icyo zibafasha. Buretse wumve menyesha yuko azeza rendo akaze hano hafi yacu mu nkomane kabisa. Uri hano mu Kanyaru mu centre baharashyiye n'umuntu utasubira mufasha arapfuye aguye hano. Ngo nigo makuru gatambutse muri aya masaha tuvuga. Abantu muzu tuduce mutubwire ngo mu Kanyaru ni muri comment. Aha umva. Boro niwo byabereye. Umva buretse umva. Byakomeye. Abasore bameze nabi n'abasirikare batangiye kwiruka bo mu Rubaya. Abasirikare bo mu Rubaya nabo batangiye guhunga. Sasa urumva Nelson tuse none impamvu nsubiye inyuma ndagira ngo duhita twongera gusa n'abagaruka ku iyi message. Aya sa makuru nemaze kubona ndangije ngiye kubaza umuntu wanje uri hararambwiye ati amakuru ngiyewe mfite maze kongeraho ati nukuri ati mu famu ti drone yarashe mu basoda ba M23 ruzarubaya mu famu ye witwa General Innocent Gahizi. Ati iri ahantu bitangwa igishisha igishusha niko amakuru uyampaye ayampaye. Ariko arambwira ati ngiye kubikurikirana enye ngo ese ntabahaguye nakwe ntabwo akoreshe ngo nabahaguye niba hari uwarokotse. Ntabwo naje burago nyifate neza kuko twabonye Kanyuka we yari yavuze ko barashiki barashavegeremo. Ariko niba koko Makenga yari yagiye muri biriya bice nkaba ndi kubona abantu batangiye kuvuga ngo nawe yakomeretse ibyo se ndabizi ngo amakuru amwe akavuga ngo Wiringoma ngo yahaguye Makenga yakomeretse nkaba nje maze kwihamagarira Makenga yagiye yejo umva Makenga yari yagiye yejo urumva simpamya ko yakabaye yahavuye icyo cya mbere cya kabiri drone ijya kurasa nta nubwo buri yashe mu gitondo ngo niko bibaye yarashe ku mugoroba none koko Kanyuka yavuze ko yarashe saa 8:43 za nijoro mu rukerera yarashe ku mugoroba. Urumva ayo makuru bayansunikiraga niyo mpamvu nakubwiraga ntabwo twete gutangaza amakuru biramupangu aya makuru abakomeye abaremereye bantu banje ntabwo upfa gutangaza ibintu nk'ibi ngibi. Ariko niyo mpamvu abanyagaze mu kiganiro ndakaye cyane bavuga ati Makenga umanuka ari ahantu drone ziri kurasa haba harimo abagambanyi muri bari abagujya gukoresha inama harimo abagambanyi haba harimo intasi barimo intasi arega niho nahereye mvuga ikintu cyose leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kwinjiramo kibamo n'ubugambanyi bwinshi cyane. Niba ari bo babaha amafaranga n'iki ubundi ikintu cya uyu mugabo M23 ahantu ngomba kwitondera nibi bintu Gisekedi yiyemeje byo gutanga ibinombe byose akavuga ati niba biriya n'ubundi ntacyo byari biri kumarira nibo bari kubisaro M23 mbihaye Amerika mbihaye Donald Trump buriya ahantu abashize umutego ukomeye cyane kuko ntago niyumvisha ukuntu intambara ihisi ikomera ikava muri zahe bakaza hafi n'iki kiba n'iki kinombe cya Rubaya
ntabwo nibaza ukuntu uyu mupaka wa Kavimvira yahise ufungurwa nubwo twabonye bari kubanza kuvuga ngo abaturage babisabye n'ikibiriya ni ibintu bya politiki. Igisabwe Rwigema yaravuze ngo yabivuze mu rurimi rw'igiswahili kamwe mu kinyarwanda yaravuze ngo babiri bapfe ngo bakomeze ariko ahangaha so ko avuga ngo uri ngo tuvuga ko yapfuye rero ko Makenga yakomeretse ese ugira ngo ubwo kubera ko ari general nta wundi buryo bakoresha uretse kuvuga ngo gukomereka kubera ko ari general uretse kuvuga nyine ngo yakomeretse nta wundi buryo bakoresha ahubwo Imana itabara ntagiye narenzaho navuye kuvuga ko yaba yapfuye ntabyo mvuze ingize ngo ntabyo mvuze gusa ndavuga ngo Imana itabara ihabe kuri General Makenga ihabe sindi kubona message bari kukwandikira sindi kuzibona se Mr Quickly wacu sindi kuzibona ndimo ndazibona message bari kuguha ndetse nizo bari kumanga ngo yakomere buriya kugira ngo ubone ukuntu intambara isigaye imeze nabi uriya hariya ndabyibuka bakora operation Kisangani mu rukera yarazindutse ambwira ati akazi kwakoze gukira gutya uwo muntu wongeye kuma makuru rero kumbyagenda ntabwo ntabyo ndi buvuge ngiye kugenda maze nde fresh n'umutwe uri kunjya n'umutwe uri kunjya byadaje ariko ni ingaruka ande mahitamo ahari wenda ikintu tugira ngo tugarukeho ikintu ngira ngo turebeho Nelson ese niba koko bishoboka ko wiri ngoma bamurashe bamurashe yapfuye ese turakomeza kugirana n'aya matangazo bari kumpamagara abantu benshi ese mu by'ukuri barakomeza bandika aya matangazo gusa ngo regime de Kinshasa niki ikintu kigiye ko bari babwiye ko bari batangaje ko aho zizahagura bazazisangaho dore ikintu kigiye kubana izi drone ko batigeze ba advancing genda gusiga ko umuntu ameze neza dore ikintu kigiye kubana wiri ngoma aragiye ntabwo tubitindaho ariko ni operation agisigarira aho ngaho n'ubundi cyo barwaniraga yego nibyo barwanira ibyo uburenganzira bwa muntu ariko kandi ababurwanira nimba bingenzi rero bavuyemo leta Kinshasa barashe nabo bagomba kureba ikintu cyo bagomba gukora bitari ibyo ngibyo ariko waruzi n'ikindi uzi ko uyu mukoroneri niba uyu wiri ngoma niba koko bibaye ari byo uzi ko arababaye koroneri wa kabiri upfuye hari n'undi njyewe nzi uyu chef d'état major wamanutse ahangahe Bujumbura uri kumwe na premier niyo ngabo akaba kiharyamye ukabuze ko abarundi bari mu rugamba ari intambara akabaye n'abarundi za Sarambwe zafashe matekwa zahisemo gukoresha mu rugamba biruza kubyumva neza cyane Jire Mwirambwe uyu chef d'état major akamanuka ari Bujumbura akaba aryamye ariko ari gukora ama operation ibyo ntabwo bihurira wivuga ngo leta z'ubumwe za Amerika nabwiye ngo abagabo baje kurwana baha bakavuga amafaranga batanze nibyo uri umufite arega n'ubundi amafaranga barayabahaga ntago imbaraga afite akakanya ejo muri siporo kwavuga ko batanga amafaranga menshi ari muri za Prendre Rusizi ndetse n'ahandi ibyo bintu byihorere bro ibyo bintu byihorere asekomora telefone ziraza guturika telefone iraza guturika kabisa ibyo bintu byihorere rero iki buriya uyu nibyo ndimo ndabwira abantu biramutse nibiba ari byo koko wenda reka tunavuge ngo nibyo arababaye koroneri wa kabiri upfuye mu gihe kitangara nta n'icyumweru kirimo reka bari ko mbivuga kuko hari amakuru yandi nayo nanayagarutseho nubwo wenda hari abantu batajya bakunda kumva inkuru nk'izi ngizi bakumva nyine hahore umuntu avuga iki urumva hari inkuru badashaka kumva ariko mu by'ukuri ibintu ntabwo byoroshye uyu arababaye koroneri wa kabiri hari n'undi mu koroneri mperutse gutangaza waguye hano muri za Fizi bagiye gutanga umusada kwa Twirwaneho ngo we namenye nakurikiranye operation ntabwo nabigarutseho neza wenda ntabwo ndi buze kumugarukaho amazina ngo yari yagiye kwigisha ngo umusirikare kurashisha imbunda bita SPG niya mbundi ishwanyaguza ibifaru urumva iyo mbunda rero ngo niyo yaragiye kumwigisha kugira ngo amenye ukuntu bayikoresha kugira ngo bayikoreshe nyine akigerayo drone nayo biramurashe ngo izi ndege z'abasirikare kugira ngo ubu ufite ipeti ryo hejuru ukajya kuri front line bro ni ibibazo ariko tekereza cyaje bagifite za CH C4 C4 bakoreshaga kiriya gihe
hara muri za Masisi abasirikare bose ba M23 bakuru bose mwaravugana mu masaka akubwira ati nje ubundi mu ndake ati sinshobora kujya hejuru kuko izi drone zimeze nabi. None se aka kanya bibagiye ko intambara bari kurwana bahanganyemo na drone. Sinzi umuntu azarambwira ngo bafite harya no uvuze kumaze kuvuga ngo bafite mission yo kurasa n'igoma ahantu hane. Kandi izi operation irasiga diri irangiye kuri kandi ejo turimo turavuga nimba biyongoje bakata Rubaya kuriya bitunguranye hanyuma bakata Rubaya bakarasa Bukavu ikibuga cy'indege kandi diri operation igakunda erega nubwo babasubiza inyuma ariko baba babinjiyemo biba byakunze urumva nubwo babasubiza inyuma ariko baba byakunze bahageze bakafata Rubaya bakayifatana kuriya. None se jemwe namwe akaba bamuhaye mission ko agomba kuza ari uko Bukavu ivuyemo urumva Karehe akaba ari kubera urugamba Karehe kandi uva Karehe ugera Minova simugani none urakoze cyane wenda unahise unanyijiza aho hantu Karehe mbonye nubwo kanyuka mu kanya sohoye itangazo wenda naryo reka turigarukeho hano muri Karehe ni mu nkengero navuga yuko uva muri Karehe ugahita winjira muri Minova uva Minova tayari ugera za Sake uhita ugera Igoma. Aha naho na ahantu donc baramutse bafashe Karehe iramutse ifashwe na Kinshasa ngo barabaciyemo kabiri umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Uzi buriya amwe mu makosa bagiye bakora bagiye bafata ahantu hanini badashoboye gukontrola bitwa nuko ari kujya bafata ahantu hato cyane byiza bakagerageza kwashyira defense za control. Iri bicukuntu bari kubinjiranamo wagira ngo nta ma defense hari natoye reko no kubinjiranamo. Umva ahangaho nta nubwo bari gukoresha indege ahanga muri za ngo Lawrence Kanyuka avuze ko nubundi nyine regime de Kinshasa urumva ngo iyo nyine bangije nubundi agahenge baviyoye cyitwa CCRF barangije none ikintu bakoze ngo bagira ute bagaba ibitero. Aravuga ati ngo septembre mardi ngo donc ni kuturi kuri tariki 24 z'ukwa kabiri 2026 saa moya zuzuye igisirikare cya donc ni force qualize ubwo ni nyine ni riya nyine ni ingabo z'urura ruhurikano ni coalition ngo baranche ngo bohereje ibitero mu bice biri gukontororwa birimo n'abaturage ahantu bitangwa ni kitendebwa urumva Kashihe ahitwa ngo ni Kiduveri aha hose ngo utuduce ngo bakaba ari kuturwaniramo imirwano ikomeye cyane aha ni muri territoire ya Karehe aha urumva ibyo bice byose ari kurwaniramo nta drone irimo hanga ntabwo twigeze tubona ngo hari drone irimo ni bitero bari kurwana hasi ku butaka ahantu nibaramuka FARDC izi ngabo ziramutse zihafashe mumenye ngo Goma na Bukavu barabaciyemo kabiri. Yakubwira ikintu kimwe nigendera naje confirme nigendere haje gutanga intambara y'akarere yekibonesha amaso intambara y'akarere cyane oya nawe urarengereye shira nese bari muri Kongo babubwira impamvu ahangaha ino operation ihitanye abagabo ati Bujumbura oya ni ibihugu byinshi byaje hari yarega ntabwo twavango ni igihugu kimwe gukorerwa Bujumbura bro uko chef d'état major hari biri gukorerwa hari Bujumbura paka bawufunguye biri ngo marashwe paka bawufunguye biri ngo marashwe ndetse nabandi mpaka bawufunguye reba operation zibaye ugiye kubona ikintu giye kuba kingo natema hari intwaro ziteretse hari kukizi kiri kureba njyane ya Bujumbura batarazihindukiza hari intwaro ziteretse hari kandi mfite amakuru ko baba bategereje ifirimbi ahubwo ikibaje no kuri kuvuza ifirimbi nawe yagiye kubigenderamo nimba atanagiye ifirimbi yavuza ndeka aricyo kibazo urumva ngiye kugenda se ubu mwuka byaramwe urimo kunjya reka ngene ntoro nshaka neza buriya hari ibintu byinshi bihise ncika hari ibintu byinshi gaho nasi kwara kujya Masisi na Zaruba hari iyo ari gahunda ubuze wa mugabo we rero eje nibyo nta kintu cyo kuvuga mfite reka nyerekera mbabarira oya reka turekeho katurekeraho kabisa nubundi dushaka andi makuru mu kanya turagaruka n'indi operation nkana no mu mutwe ndagaruka n'aba refresh ndakubeshye ngiye kunywa amazi nkana no mu mutwe ntabwo nkubeshye reka dusoreze ahangaha abakunzi bacu
bari baritaye n'undi turagaruka tubaye uko byaba bihagaze. comment se barimo baravuga iki? Comment nazibonye ni nyinshi gusa arimo ari kuvuga ati Wiringoma ati umusirikare nyine kuratwe ngo ntabida ngo ahantu ngo abatipe bakoreye amakosa ni ukwizera ibya Amerika ibabwira ngo subira inyuma. impamvu uri kukubwira ngo ikosa Baraka ahangaha rero noneho nimba koko bakaba bagiye igiye gusiga ikintu kidasanzwe biragaragara ko nta kintu kimwe tuzongera kwemera no kwiga. abantu bari kumpamagara ndi mu kiganiro live Urumva? ntabwo nabitaba rwose. urumva ikintu cyo kigiye kubaho zasara ngo zigiye gukora operation bashyize amayekuteri mu matwi. Urumva? Noneho ikintu kigiye kubaho ubwo n'abantu bashaka begereye kuko nta mpuhwe n'umundi drone zirikosa mu buryo bwa vegrema abantu bagapfa n'izasara ngo zikabigenderamo. Rero ikintu gihari urugamba rwose rugira ibitambo. N'umutipe arabati ikosa bakoze ni ukwemerera Amerika. Se ko Amerika ko tumaze igihe twarumvishe ngo Monisco igiye kujya hara muri Uvira itagiyemo. Ubu haciye igihe kingana iki habuze iki? Yavuye Uvira hakaraswa abantu kugira ngo igaragare ko yonyine yumviye. Urabyumva? Yaremeye itanga ibitambo abantu barapfa hara Uvira abantu bararaswa babi bitambo abantu hari kuri inshuro. Rero kuri inshuro nayo iremera n'ubundi bitambo bigena ko n'ubundi bigiyeye nayo ikora akantu byuze ku gisi zizasigarika. Oya byo ntabwo umuntu nk'uyu nguyu ntabwo ajya agenda gutyo ngo birangire gutyo muri Vetro. Reka ngushimire bo yewe ngiye gukaraba mu mutwe ntago n'ubundi abantu ngiye barabizi ntacyo guhisha mfite ndakubeshya. Reka dusoze bro ntasigana n'abantu bawe ndabakunda cyane ndabakunda. Ya ubwo rero bakunze Jeune Official ubwo nibyo twari turimo kugenda tubabwira iby'uru rugamba cyangwa se uburyo kibimezemo. Urumva ko abasirikare se abari inkuru mbi nkuko bigaragara. Reka nongere rebe gake niba wa muntu yaba yampaye nimero ya Wiringoma kugira ngo tumuvugiye ariko dimenye banza nanjye ntanayifite cyangwa se reka katurebe none se umugani urayifite nimero ya Wiringoma kutavuza ngo tuyikompoze turebe se shiraho tuyihamagare turebe hamagara turebe ko wenda ko hari icyo twabonamo. Shiraho kuko ndabona ntabwo yigeze ansubiza kongera kubimbwira. Wiringoma ndayifite reka tuyihamagare ubu singoye. Shiraho rwose shiraho twumve nitwumve naciyemo byonyine turamenya ko ibintu ari amen. Ingoma erega ishobora gucamo ariko ntibayita. Urumva singo tujya twandikira singo Wiringoma oyo kamuhamagare tugiye guhamagara Wiringoma niramuka iciyemo iyi nimero niramuka iciyemo Wiringoma hakajya byuze n'umuntu yita tuvuga turakonfirm iciyemo ubwo yaciyemo. uyu ni Wiringoma irasonnye ni Wiringoma Rio de Salambwe toujours. Uyu ni Wiringoma duhamagara. Uyu ni Wiringoma tukiri guhamagara. Wiringoma tukiri guhamagara. Byanze muri make biranze. Ubusanzwe ariko ajya gufata tuvugana nako ndabibonye no muri chat. Ya Nelson ubwo nyine tugerageje ibyo dukoze ibyo dushoboye ibindi turaza gushakisha ukuntu tuza kubikemura neza. Bo ubwo rero reka duhinira hano amakuru yacu mwe twabanye cyangwa se mwe mwadukurikiye muri iyi live yacu. Ubwo turakomeza kugenda dushakisha n'andi makuru kubenze kuri ibi kugira ngo tuze kugenda tubaha amakuru asanzwe. Mukomeze munogerwe na gahunda za Jeune Official turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Nelson twari turi kumwe. Ubwo andi makuru ni mu yandi masaha tubaha izindi update ziri buze kuba zigezweho. Turabakunda cyane. Ciao.